I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Ado, Alo? umeze neza? Yego. Nizere ko hano twavuganye ari huri. Yego njye nahageze ndimo tukumura naribi. Umushinga wacu nyine nizere kandi kuri kuwibuka. Gahunda dufitanye ndayizi. Ndi kubona nyine uburi kuncaho bwose ari ubuntu bushaje utamenye ukuntu bumeze. Okay. Kandi twapanze yuko dushaka 75 nshyashya nziza zifite na plaque nshyashya. Ujye bwo wifata ubumoto bushaje yego. Komeza utegeze ga 75 gashyashya. Okay, sawa nyine hagume ubwo nanjye ndaje ntege ndategereje moto ndahitanze. Ubu moto bwose buri kuncaho ndi kubona bushaje. Apo nimba gashaje kihorere. Kihorere. Nyine ngewe negereje akamoto gashyashya akaba ariko kanzana. Yego. Sawa nyine wowe ndaje. Ndaje. Yego. Sawa twituma amagara nyine. Muhagarike. Yituma amagara. Mata urantwara se? Ndagutwara. Nagana he? Kamande mvuganeho gato n'umuntu andangira ahantu tugiye. Ubu ni nahita nza tugende. Nta kibazo. Sawa. Alo? Okay, alo? Okay, ndaje nyine. Mbonye umumotari ugiye kuntwara nyine wafite agashyashya. Kandi kambaye na hashi. Ukambaye hashi? Akunga kwita uteguwe. Haryo wari wambwiye ngo ni hehe? Mubwira handi nyine ukase ku kitabi muri kagashyamba. Ku kitabi? Yego sawa. Okay, ndaje nyine duhita tumurangiza. Sawa. Okay, nari. Sawa. Nanjye kani pampe neza. Sawa. Mota twagiye. Nagana he? Ku kitabi utambitse gutya munsi y'ishyamba. Ujye urenze kurya nyuma. Naho nyine munsi y'ishyamba gutya. Hari ahantu se kubahamburira. Oya tugende. Nese urabona ngende bukwambure? Hari ahantu barahamburira kabisa. Nese urabona nge mukobwa ari ngende bukwambure? Uratanga ngahe se? Tugende ahubwo uranca ngahe. Ndaguca 2. Okay, naribi. Cyakora tugenda ubwo uri umukobwa nta kibazo. Tugende ishyamba ni ryeru. Tugende. Twahageze hagarara. Okay, sasa. Kamamagara umuntu nyine azaye akwishyure. Nta kibazo. Ado? Wenyine twahageze. Turahagaze. Yego nyine wowe tebuka twahagaze. Okay, sawa. Tebuka. Mata araje kwishyura. Aje nishyura. Oya ntago ari kure cyane. Ari kureba byiza wanambira nka sensa. Kama nka 5. Akongera sexa? Yego. Gusa wananyitwarira ayo mafaranga ni ngombwa. Nitwarire. Urabona kwishyura no kunyitwara nyine iwawe ahantu. Yego. Ikiza ari iki? Shakiza no kugutwara ariko nta kure sinzi niba wabyemera kujyayo. Utaha kuri neza. Sangurene neza nyine kuri mukuboza ari. Shaka twakigendera kabisa. Nanjye kujyana nawe nabyivuje nyikubona. Kuki story wabimbwiye? Nagize isoni zo kubikubwira. Ese umuntu w'umusore agira isoni? Abantu nyine
umukobwa w'umugenzi tuba turi kumwe nyine mba nanze kumubwira amufashe n'ikigasike kikuva iruhande ikibazo none se urabyemera tujyana nyine bantu ndebe wowe ubundi urebe niba ushobora kuntwara tugende ushaka gusa uteye neza byaba ari byiza kurushaho nyine tukajyana biheze nyine wowe gumu ndebe utarangara nyine nubona bivamo yuko ntwara tuhita tugenda sibyo ahubwo mbere yuko umbwira kumuha amafaranga wanyemerera tukajyana ukuboko hasi itumurangiza bakari modoka urareba inyuma ndakwica imbere unama hasi mutungo yegukumura umaho ziba yegukumura umaho murangiza vuba ndamurasa tugende wantu ase byakunaniye umva sasa ngeri polisi nta kintu kigoye gukora muri ubu buzima nk'amahitamo. Umwana w'umukobwa wo kwa Kalisa ashaka guhora yambaye amapantaro gusa kandi barabimwemereye. Ibyo ni ukumurera nabi. Umuturanyi wa Frederic afite imbwa yitwa Max, iryo kandi ni naryo zina ry'umwana wa Frederic. Uyu muturanyi yise imbwa y'izina ry'abantu cyangwa Frederic yise umwana w'izina ry'imbwa. Aribaza ibibazo. Caroline ya downloadinze muri telefoni ye application yitwa Nihe, arashaka kujya yikoresha mu itumanaho ariko nta kibazo na kimwe arimo kwibaza kubera ko ni application ikomatanije hafi byose twakeneraga ku zindi mbuga za internet. Nihe.com, urubuga nkoranyambaga nyarwanda rukomatanije byose abantu bajya gushaka ku zindi mbuga nkoranyambaga nka X yahoze yitwa Twitter, Facebook, TikTok, Instagram n'izindi. Ntibikiri ngombwa kutunga application zirenze 5 nka TikTok, Instagram, Facebook, X n'izindi muri smartphone yawe kandi zose zikora ibijya kumera kimwe, ari nako binaniza telefoni yawe haba mu bubiko cyangwa se mu muvuduko. Nihe.com ni urubuga runafite application wasanga kuri Play Store ku bakoresha Android na App Store ku bakoresha iPhone. Uru rubuga nkoranyambaga abantu baruhuriraho bandikirana nkuko bikorwa ku zindi mbuga nkoranyambaga zose, bagahamagarana kuri video na audio, bagashyiraho amafoto, amavideo, link za video nko kuri YouTube. Abantu bakaruhurira hari benshi bakaba barukoreraho inama, bakandikaho amakuru abandi bakayasomaho. Nka ibyo bitari bihagije, Nihe.com inakora nk'isoko aho abantu bashobora gushyiraho ibicuruzwa abandi bakaza kubishakaho, bashobora koherezanyaho amafaranga no kuyakiriraho. Tukivuga iby'amafaranga, gukoresha urubuga byonyine ni ugukorera amafaranga kubera ko ibyo ukoreyeho haba gutanga ibitekerezo, gutanga commentaire cyangwa se za like, byose biguhesha amanota avunjwa mu mafaranga ushobora kubikuza. Nihe.com ni urubuga rukomatanyije byose wakenera kuri internet. Nihe.com inafite Nihe TV, wareba amateleviziyo yose ari digital live kuri smartphone yawe. Uru rubuga rwa internet ruhuriraho abatanga akazi bashyiraho imyanya y'akazi n'abakeneye akazi barakakura. Umubare w'abatunze smartphone mu Rwanda urazamuka buri munsi. Umuntu wese utunze smartphone arabizi neza ko atagikeneye kujya kuri bank, ku biro runaka gusaba service, kuri kaminuza kwiga cyangwa se ku isoko guhaha. Urubuga Nihe.com rwo icyo rwakoze ni ugufata izi service zose, zaba iz'imbuga nkoranyambaga, izigura n'igurisha, iz'imyidagaduro, gusakaza ubumenyi no gushaka amakuru, izihuriza hamwe. Ni Nihe.com cyangwa se ukadownloadinga application kuri Play Store cyangwa kuri App Store. Uru ni rwo rubuga nkoranyambaga rw'uyu munsi no mu gihe kizaza.